Nshuti mwene data, abandimwe mukunda ijambo ry'Imana, nanone kandi mukaba mukunda no kuritega amatwi, turabashuhuje ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe mwese. Kandi tuboneyeho no gukomeza kubifuriza isabato nziza. Mbese mwagize isabato nziza? Reka twiringire yuko mwagize isabato nziza, Imana ibaha umugisha. Muri uyu mugoroba tugiye kuganira amagambo avuga ngo imvura y'itumba n'itegeko ry'icyumweru. Ngira ngo ni ibintu bidasigana neza. Ntabwo itegeko ry'icyumweru n'imvura y'itumba ni igicucu, ndetse na nyiracyo ntabwo bisigana rwose. Ubwo rero muri uyu mugoroba ayo mabanga nayo turagira ngo twongere Imana yatuvungurireho, kugira ngo noneho tumenye inyifato dukwiriye kwifata, ndetse n'iki ijambo ry'Imana ridusaba kugira ngo icyo ngicyo abe ari cyo dukora. Mbere yuko dutangira rero, ndasaba mbese haba hari abantu bari i Burayi cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baduhamiriza ko aya majwi ari kubageraho neza, cyangwa se abari hirya no hino mu bihugu bya Afurika bitari mu Rwanda, niba bari kumva neza turaza kubasha gukomeza. Maria, mbese muri kumva neza? Mwe muherereye hehe? Okay, Imana ishimwe. Mu Fransa turabashuhuje, kandi turabakiriye. Ngira ngo rero tutiriwe tubaza benshi, reka turekere aho ngaho tugende. Mu gitondo twaganiraga amagambo, twaganiriye byinshi, twagize iteraniro rya mbere, twigishijwe n'umuvandimwe brother Nason. N'ubundi iryo jambo rivuga brother, ubwo ndivuze kabiri, ubwo ni brother Nason. Mushakisha uburyo uwo mwana mu mugenza. Noneho twaganiriye cyane ati mbese nanditswemo, twatinze cyane ku murongo wa 8 w'igice cya 13 cy'ibyahishuwe, havuga ngo abari mu isi bose bazayiramya. Iyo bavuze ngo bose rero, yemwe abo ndi kubona hano, mama Sempa barimo na Simona barimo. Iyo bavuze ngo bose, nanjye uri kuvuga ntabwo wabanyuzeho. Icyo akora wakagera hepfo akabona uruhengekero, ngo umuntu wese izina rye ritanditswe muri cya gitabo. Biravuze ngo ibyo bintu bihura neza n'ibyo Daniel yanditse mu gice cya 12. Aravuga ngo abari mu isi, ngo abari mu isi bose amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Abo ngabo ntabwo Mikayeli azakorana nabo, kuko ngo nuko icyo gihe Mikayeli wa mutwara ujye uhagarikira abantu bawe azahaguruka. Kizaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho. Ni hehe Mikayeli yigeze ahaguruka? Mu ijuru urugamba rutangira rw'icyaha, mu ibyahishuwe igice cya 12, ngo ikiyoka kirwana n'abamarayika bacyo, ngo nibanesha habo mu ijuru ntihaba hakiboneka. Mikayeli n'abamarayika be batabarana kurwana, nuko ngo cya kiyoka cya mbere kiracibwa, aricyo yanzoka yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya bari hehe? Aricyo kiyobya bari mu isi. Nukuvuga ngo n'aba 7 day b'uyu munsi nicyo kibayobeje, ari abayuda nicyo cyabayobeje. Yemwe haba ishitimu mu kibaya cy'ishitimu twahoze tureba, nicyo cyohereje abantu gikoreye muri Baramu kikabajyana gusambana. Adamu, yemwe Adamu twamubonye yirukanse ibihuru yabimaze, arangije aduhumura ajya ati abana bose nzabyara bajye biruka, nimumva ijwi ry'Imana bajye biruka. Uriya n'umurage ni Adamu, ntimukajye mugira ngo hari ikibazo gikomeye cyane. Kubona aba 7 day banga inama y'umugabo wo guhamya, bayumva bakiruka, ni inama yari yarahawe Adamu. Adamu yarahamagawe neza, ni kimwe nuko abadive b'uyu munsi bahamagarwa, ni kimwe rwose. Ngo magaze ku rugi ndakomanga, Adamu bamukomangira yarirutse. Uriya murage buriya tukura kuri Adamu. Bene Kayini rero twarabibonye icyo bahise bakora. Bene Kayini bagiye kumaraho abantu noneho, nta kabuza. Ubu ngubu bene Kayini barubiye, nta kundi kuntu bigomba kugenda. Ubu ngubu niko bigomba kugenda. Twazamutse haruguru tujya mu iteraniro ry'abana, naho twize ibyanditswe byera, uburyo ki bifite umumaro wo kwigisha umuntu no kumuhanira gukiranuka no kumwemeza ibyaha. Buri ibyanditswe byera bitemeje umuntu ibyaha ntabwo ari ibyanditswe byera, ntabyo rwose. Ubundi tubona abantu bafata umujura bakamukubita ati ntabwo ari nge wabyibye rwose, kandi bamureba banabimufatanya. Ariko ibyanditswe byera byo ntabwo birirwa banagukubita. Byo bifite umumaro, byo biyifitemo imbaraga yo kwemeza umuntu ibyaha. Ibi ngibi mubona abantu umuntu yirirwa henda ati
dore inda wakuyemo kandi azizi, inda yakuyemo azizi, bose umwicanyi. Atoya rwose ibyanditswe byera iyo bihageze birakwemeza, kandi abantu banze kwemera ibyanditswe byera bose banze ko bibemeza. Twagiye tubona Satani nawe yagiye abatoranya akabemeza, noneho nabo bakemeza abemeje ibyanditswe byera. Abemejwe n'ibyanditswe byera bagiye bakubitana buri gihe n'abantu ibyanditswe byera byanze kwemeza, Satani ari bo babemeje. Ubu rero ni urwo rugamba, nta yandi matsinda tuzongera kubona, n'ayabiri kugeza kuri finali, bene Kayini na bene Abeli. Nuko ibintu bigomba kugenda. Twegeye haruguru twibonera uzamushaka harya ngo bimeze gute? Uzamushaka nk'uko yagushatse umubone, nibyo? Umubure. Umva twabonye urugo rwa Adamu, harya urugo rwa Adamu mwabonye rwarasenywe, umuryango wa Adamu wasenyutse gute? Kugira ngo urugo rwa Adamu rwose rubemo ariya macakubiri ameze kuriya na za divorce zimeze kuriya. Ibibazo byabonetse mu rugo rwa Adamu, mu muryango, neza igicaniro kikabura, ibintu byose bikazimira n'iki? Abadamu benshi bari aha ngaha ntabwo bazi igihe abagabo barira. Bagiye binjiye mu bintu by'imiryango batiza amabwiriza y'umuryango. Umugabo arya ryari mwa badamu? Oreka da, habuze n'umwe. Ha nawe sangahe se? N'abakobwa rwose mugomba kujya mu ishuri mukiga, kajya mwitaba iperu hariya kwa muganga barabyigisha. Kandi iriya ni siyanse y'isi bazabigisha, siyanse y'isi bazabigisha, ntabwo bazabigisha iyo urugo rwa Adamu na siyanse yari itarahaza. Urugo rwa Adamu rwasenyutse bamuhaye itunda rimwe gusa, rimwe ku gihe kitagenwa. Igihe kitagenwa ririye urugo rwahise rugira ibibazo. Cyambere ibyo bagomba kurya n'igihe bagomba kubirira, ibyo bintu byacanze nuko tubona uko byagenze n'amarorerwa. Badamu rero bari hano ku ma platform babigaragaje rwose ko ahantu hari ikibazo, bagomba kujya kwiga rero bitinze. Nta rwose Satani uri ahantu yavuze azicara mu muryango yahicaye, ibintu by'ijuru abantu banabyibagirwa. Atari buri kubona abantu inyamaswa ije nayo ikadukoramo umukwaba, abantu bagatandukana, ariko n'ubundi ntabwo abantu bari bameranye neza. Umugabo ngaho ariye saa 4, umugabo ariye saa 5, ngo nicyo gihe bibonekeye. Reka da, abagabo hano hari nabo twabonye ngo twarwaye inzoka rwose. Mutuvuganire. Ubu rero ni ukuzashaka igihe abantu bakiga. Kuzashaka igihe abantu bakiga, kuko mu miryango hari ikibazo kidatewe nuko iyobokamana ryaje, ahubwo abantu bari basanzwe bafite ikibazo, bafite ubumenyi butimbitse, kandi ubumenyi butimbitse ngo buzagira gutera, buzateza iki? Buriya abantu bazi ngo nta gakiza kadushunguye mu miryango. Reka da, hari hasanzwe hari ubumenyi butimbitse. Hari ubumenyi butimbitse. Mugabo arajya ahandi hantu bakamutekera neza, umukobwa yamureba neza, yabimuha ari kumwenyura ku isahane yogeje, agahita yibagirwa ko agira n'umugore. Dore n'icyo cyasenye ngo iki rese mwagize ngo hari wose simbatungiye agatoki, ama ku isahane iri kujejeta amazi saa 4 saa 3, ejo bibonetse sangahe, akajya ku muhanda akirirwa hasinzirira, atugora umugiga baracyuri ha. Twahise tubona mu Efeso igice cya 5 duhereye ku murongo wa 22 ngo ibyo n'ubwira bukomeye cyane, kuko byerekeye Kristo n'iki n'itorero. Ibyo bintu byose turi kuvuga n'ubwira bukomeye cyane byerekeye Kristo n'itorero. Nimugende mu bishakashake ibyo urajya ubona, ibyo urajya ugeraho udiscoveringa. Hano magira ibitabo bimwe byinshi cyane by'umuryango, urugo ruhumura, iby'abahanga ba siyanse byinshi cyane. Weya nibyo nakundiraga kwisomera. Ariko Adamu buri yatsinzwe azize iki? Nta nzara yari yagize, ngo ntabwo bamaje ngo wariye kuri ryatunda ngo nari nshonje njyaho. Niko yashubije? Niki cyabimuteye? Ni umugore wagize ute? Ibyo n'ubwira bukomeye ariko byerekeye Kristo n'iki? Ibyahishu igice cya 14 hatugaragariza abantu bazarokoka runo rugamba, ngo nibo batandujwe n'iki? Adamu ntarimo buriya ntabwo wapi hazaboneka Adamu wacunguwe, ntabwo Adamu wa mbere azahaboneka. Handujwe n'abagore bishoboka. Adamu uriya n'urubyaro rwe ntabwo bazahaboneka. Niyo mpamvu tubona ubutumwa butubwira kubyarwa ubwa kangahe? Ubwa kabiri. Kuko abantu bandujwe n'abagore ntabwo bazahagera.
aba bantu ubundi ngo mu byisho tumaze iminsi ati nukujya tubabwiriza tubakandagira kunda uko barutse umuntu amazi winamye mu kivo tukabakandagira kunda neza mpaka uburozi bariye mu bagore virusi zibashizemo umuntu uze mu madini hariya ibintu abantu bize mu madini akarasisi k'abajesuiti hariya ngo baje mu matsinda gukora akarasisi tugomba kujya tubigisha tubakandagiye kunda ibintu ubu virusi ziri mu bagore kugira ngo abantu baboneke muri biriya bintu mu 144 ni abantu batandujwe n'abagore kandi mu kanwa kabo ntihabonetse iki dore ngiki cy'ubutumwa bwiza bwaziye nta kindi ubutumwa bwiza bwaziye kugira ngo buturutse ubwo burozi butugeze ku gihagararo cy'abantu batigeze mu kanwa bagira ibinyoma hani murebe uko mungana ugomba kubarwaho gukiranuka ko utigeze ugira ikinyoma ubutumwa bwiza bugomba kukurutsa virusi zose ziva ku cyaha niki ubutumwa bwiza bwaziye ubundi bese turi kumwe nuko rero nimureke reka turebe ko tukiri kumvikana neza twumve amajwi mbese aho ngaho nitwavuze byinshi bigatuma amajwi agenda turacyari kumwe bantu b'Imana abo kuri platform mu hakurya muri yo Okay, Imana ishimwe. Noneho rero ndasaba abo turi kumwe hano twegerana kugira ngo turirimbe iriya ndirimbo turi gukoresha ivuga ngo nambe ku Mana n'uyimure. Tuboneraho abantu muri uyu mugoroba bitabiriye bageze kuri iyi platform bwa mbere. Uru n'urubuga rwitwa guhumuka no guhuma. Dufite YouTube, umurongo wacu wa YouTube. Ibyo tuganiriye hano turabirikodinga tukabishyirayo. Hari abataza muri ubu buryo bitewe n'ibirere barimo ariko bakabasha kubasanga ibyo twahaganiriye. Nimba watekerezaga ko rero wageze ku murongo wa guhumuka no guhuma niho wageze. Ikindi kandi tugira groupe ya WhatsApp ushobora rwose gusangamo ibyo tuba twahaganiriye. Hari ibihamya tuba twahashyize bibageraho neza ku gihe. Twari turiro muri gahunda ya operation 5-7-7. Ubwo rero tumaze icyumweru, yamaze icyumweru, tuzagisoza ejo mu gitondo. Hari ikigisho kimwe twarase cyitwa imanda ya 3 n'iya 4 bikomatanyirije hamwe, turakiga mu gitondo. Ikigoroba noneho tuzaganira muri Sunday talk y'umugoroba. Ubwo ngubwo tuzaba dushojeje gahunda ya operation 5-7-7. Ubundi abakiriye umugisha ni byiza, abahushije namwe uyu mugoroba nahanyu kugira ngo natwe tugire umugisha kuwiteka. Ubwo rero reka tuganire amagambo avuga ngo imvura y'itumba n'itegeko ry'icyumweru. Twese duhagaze turirimbira indirimbo ya 38. Ndabasaba mwegere hino unambe ku Mana n'uyimure. Unambe ku Mana n'uyimure, bona nuterwa n'impagarara, uzagarukirwa na rutare iyo tugoswe n'ibyago. Dukomerera kuri Kristo rutare, niwe rutare twisunga. Nitwihangana tuzaba amahoro, tugeze imbere y'Imana. Nambira ukuri jya wihangana, komeza ubutwari no kwizera, rutaraduha kuganziriza muri iyi si y'igomero. Dukomerera kuri Kristo rutare, niwe rutare twisunga. Nitwihangana tuzaba amahoro, tugeze imbere y'Imana. Nambira ukuri birakwiriye, we kurambirwa uzagororerwa, rutare niwe duha
tumaze gutsinda ibyago, dukomerera kuri Kristo rutare, niwe rutare twisunga. Nitwihangana tuzaba amahoro, tugeze imbere y'Imana. Aduce bugufi dusenga Imana. Turagushimye Mwami Imana, Mwungeri mwiza udashobora kuyobya inama, gitare kisungwa n'amahanga yose. Tugushimiye yuko uri Imana yihangana, itegerwa n'inkozi z'ibibi, ariko kandi ugatinda kurakara, ukibuka kugira imbabazi. Twebwe abantu turemye mu mukungugu, ukemera yuko tuzi imbere yawe kugira ngo tugutambire ishimwe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nta bundi buryo ushobora kwemeramo igitambo cyacu keretse uko wavuze ngo tujye tugutambira imitima imenetse kandi hindira umushyitsi imbere y'ijambo ryawe. Natwe rero turinginze kugira ngo ubwo tuje imbere yawe ucishe imitima yacu bugufi cyane, kugira ngo igitambo cy'uyu mugoroba kibe umubavu guhumurira neza. Kaho rero ubwoko bwawe aho buri hirya no hino buduteza amatwi, turakwinginze kugira ngo udutegure kandi natwe dutegurike, kuko urugamba ruheruka rugiye kwambikana. Utwambika imbaraga mu buryo bwose, twigishe kwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo tuzabashe guhagarara tudatsinzwe ku munsi mubi. Tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imvura y'itumba n'itegeko ry'icyumweru. Ngira ngo itegeko ry'icyumweru ryo, hano hari igitabo cyitwa kwitegura akaga gaheruka. Ngo ni ukwitegura akaga kakangahe yemwe? Ni ukwitegura akaga gaheruka. Nubumbura iki gitabo, hari ahantu urasanga amagambo. Ibitekerezo kuri paji ya 63, kwanga ubutumwa kwa Birawodokiya. Hepfo urasanga ngo benshi bazayobywa n'inyigisho z'ibinyoma kubera ubumenyi buke bw'inyigisho z'ukuri. Aba bantu ngo bayobye kubera iki? Kubera ubumenyi buke bw'inyigisho z'iki? Iri jambo turaryize ryitwa ukuri, kandi tuzakomeza no kuryiga. Iri jambo ryitwa ukuri rifite insanganyamatsiko yagutse cyane. Tuzakomeza turishakashake ibyaryo kugeza ubwo tuzamenya ukuri, kubera ko Yesu yavuze ngo ukuri niko kuzagira gute? Niko kuzatubatura. Hari amagambo rero avuga ngo ibitekerezo byerekeye guhakana Imana ku gika gisoza, ibitekerezo byerekeye guhakana Imana no guhakana kubaho kw'ibyaremwe byujuje isi ubuhakanyi, bihumekwa na marayika waciwe. Uyu yiga Bibiliya azi ibyo abantu bakeneye. Nibyo? Ngo arugama imvura iguye, niko musomye. Imvura iguye cyangwa ngo arananirwa akagira ibitotsi, ngo duhanganye nawe. Hari igihe y'ifiriti itabonetsemo mayoneze ibirya byanga. Duhanganye n'imbaraga z'ahantu ho mu ijuru. Ngo azi neza ibyo abantu bakeneye, kandi ashaka kubarangaza kugira ngo batamenya ukuri gukomeye kwagenewe kubategura mu bihe bikomeye bigiye kuba ku isi. Ariko ibihe bikomeye bigiye kuba ku isi buriya ni ibihe? Hari ibihe bikomeye ngo bigiye kuba ku isi, buriya ni ibihe? Nuko twegera imbere ibyabaye mu bihe byashize bizongera. Ni ibiki byabaye? Dushingiye twebwe ku byo dushaka kwiganira ku nsanganyamatsiko yacu, aya magambo yabafite ahantu ari kutujyana. Ni nta kindi, ni itegeko ry'icyumweru. Ibyabaye mu gihe cyashize bizongera byisubiremo. Kuvana abantu ku byizerwa kwa Satani kuzafata amasura mashya. Ngo bizabirwa amasura ameze ate? Ninde uzabimenya ubwo sera? Bizaba bifite amasura mashyashya. Ikinyoma kizerekanwa ku buryo buboneye kandi bukurura inyigisho z'ibinyoma zivanze n'ukuri guke, zizashyirwa imbere y'ubwoko bw'Imana. Inyigisho z'ibinyoma zivanze n'ukuri kumeze ute?
harimo ukuri gukeya ku buryo wagize ngo se ubundi itorero ryacu rifite ibintu ryigisha n'ibinyoma byose. Rakada ntabwo ibintu byose ryigisha ari ibinyoma. Hari ukuri rwose gutuma ubundi abantu banga kuhava hariya hantu. Hari ukuri areba akavuga ati ibintu ni ukuri, si byose. Hari ibinyoma byose buri abantu baba barahavuye, ariko umugambi wa Satani ngo ni ugufata inyigisho z'ibinyoma akavangamo ukuri kungana iki guke. Nuko uko niko Satani azagerageza no kuyobya n'intore niba bishoboka. Iri jambo niryo nashakaga ritumye nsoma aya magambo ritega amatwi neza. Riravuga ngo ibiyobya bikomeye nibimara gukorwa. Ibiyobya bimeze gute? Nibimara gukorwa hari akayitape gatoya kazabanza gucamo. Ako nikamara gucamo, imitima izamera nk'ifashwe n'ikinya. Imitima izamera nk'ifashwe n'iki? Subu ni ryari? Ibiyobya bikomeye bimaze gukorwa, noneho imitima izahita yimera nk'ifashwe n'ikinya. Pe ku buryo umuntu abireba, areba inzira akabwira ati inzira niyo, akanarengera n'abayinyuramo ariko akanga kuyinyura. Umutima warafashwe n'ikinya nyine. Sibyo? Washaka no guhunga akakwishyurira itike ati gendere wigeragereze. Uri kumva? Akakwishyurira itike ati yakabwira ati ngwino ndagucumbikira ntawe uzamenya nge nta n'umuntu n'umuzi ko nsenga. Nyamara ariko byo nzira ntashaka kuyigendamo kandi azikari ukuri. Imitima ukamera neza ukareba umutima w'umuntu ukabona umeze nk'uwafashwe n'ikinya. Ibiyobya bikomeye nibimara gukorwa, imitima izamera nk'ifashwe n'ikinya. Ubwo amategeko y'Imana azakurwaho, noneho umva indi fazi igiye kuza. Ubwo amategeko y'Imana azakurwaho, itorero rizanyuzwa mu kayunguruzo k'ikigeragezo. Yemwe ubwo amategeko y'Imana azakurwaho, itorero rizanyuzwa mu kayunguruzo k'igeragezwa rikaze. Bane bande bazanyuzwa mwaho? Ubwo amategeko y'Imana azakurwaho. Buriya hari ikintu abantu bakinisha. Ahantu Mikayeli azahaguruka wowe, ubwo amategeko y'Imana azakurwaho, itorero rizanyuzwa mu kayunguruzo k'igeragezwa rikaze. Hano muri mwe ariko ninde wari wanyura mu kayunguruzo? Ntakire hejuru turebe. Hano hari umuntu ugeze ahaga cyane se byibuze akanyura mu misoto. Hakuntu bakandiraga umuntu mu mbago, yariye cyane yahashwe, ibintu byayoberanye. Twajyaga turya ubuki tuvuye guhakura, twamara kuburya tukibagirwa ko biratugiraho ingaruka. Ugasanga twari ibinyago byinshi cyane, ugasanga tugaramye hariya twese inda zabyimbye. Kumva zabyimbye turi aho ngaho turi kureba amaso tuyakanaguzwa gusa. Bakacyagora bakadugasanga baducaniye amazi bakadusuka, ubwo twabona turabyimbutse. Bitewe n'iki? Ubuki. None hano turabonye ngo itorero rizanyuzwa mu kayunguruzo k'igeragezwa rikaze. Kandi umubare munini w'abantu tudakeka uzifatanya n'imyuka y'ubuyobe hamwe n'inyigisho z'abadayimoni. Abo tudakeka. Subwo ni nk'abandi abo tudakeka. Ninde uzi umuntu tudakeka hano ngo amushyire hejuru? Abantu tudakeka bajyaga bafasha abantu. Kose babandi buretse wumve inambara ikomeye yo, ariko reka wumve aho kugira ngo bashikamire mu bihe biruhije, abenshi bazagaragara ko atari amashami yameze ku mazabibu nyakuri, kuko bateza imbuto. Nyiri umuzabibu arahabakura kuko batagize gute ngo bazize iki? Bazize ko bateza imbuto. Inambara ikomeye page ya 426. Wumva ibi bintu turi no kuvuga uburyo cyari ibintu tunahagazemo atari rwose, ni ibintu bifite igicucu. Haranditse ngo ubwo umugara uteye ubwoba uzaba wegereje. Ariko reka sinyasome mu nambara ikomeye, reka nyasome muri iki cyo kwitegura kaga gaheruka. Reka nyasome muri iki no handitswe neza ukuntu bizaba bimeze rwose. Ho handitswe yuko ngo abantu bazahindura inyifato. Ntabwo handitse ngo bazava ku kejo, ahubwo bazihindurira inyifato, ahita gobyorera ahantu neza ku buryo uzajya kumva biranze neza. Amaherezo ngaho page ya 81 haranditse ngo ubwo umugara uzaba wegereje. Uwo mugara twabonye wariwo ni uwuhe? W'itegeko ry'icyumweru niwo mugara ubundi turi kuvuga. Ubwo umugara uzaba wegereje rero, ibi bintu tugiye gusoma ntabwo umugara urahagera. Bizaba umugara utaragira gute? Umva uko bizaba bimeze.
harya umugari uzaza ryari? Dushingiye ukuntu ibintu bimeze n'ibyo tugiye kureba hano. Ubundi umugari uri muri bo bafite gahunda, Imana iramutse nta kintu ibarangaje, usibye ko ngende kwifuza ko Imana igira imbabazi. Ntabwo twiteguye pe. Abantu biteguye mushyire hejuru. Turiteguye ubudimanshi utangajwe muri uyu mwaka, muri kubona twaba twiteguye. Ikibazo wamanitse witwa nabimye ese wariteguye? Nicyo niyo mpamvu itumye yamanitse. Genda gusaba Imana ngo igire imbabazi, kuko gahunda yo barayifite idasibye. Kandi imbere yaho gato yuko bashyiraho itegeko ry'icyumweru, mbere yuko bashyiraho itegeko ugomba kwitegura ibintu bitatu: ibyorezo, icyambere imihindagurikire y'ikirere, icya gatatu ugomba kumenya ko ibyo bintu bigomba kwagera, hagomba kuba hari motifu yumvikana igomba gutuma bashyiraho itegeko ry'icyumweru. Abaturage ku buryo bazarakara bakabumvisha ko ibyo bintu ari twe twabiteje. Neza neza umuntu utigeze unatunga n'imodoka bakamubwira ati kuba udafite imodoka dore abantu babitera ngaho pe. Hagomba kuza impamvu. Icyorezo kirahari harya kurikije uko twabyize mu kwa kangahe? Twarabibonye. Reka twiyegerere imbere. None ibi bintu turi gusoma bizabaho mbere gatoya. Imva imyifato y'ibizaba mu itorero ubwo umugari uzaba wegereje umubare munini w'abantu. Birasaba ko mwebwe muhindura device zanyu, kuko ngende kuvuga cyane nta n'ikintu nzi ko ndi mu ijwi ryasigaye ryarakwedutse kubera kuvuga cyane, ahubwo kubera nge mba ndi kuvuga cyane muvuga ngo volume ninye nkongeza nkagera aho noneho nkaza ku buryo nsigaye nanaganira n'abaturage ukagira ndi no kukubwiriza. Mwebwe mwongere device. Ubwo umugari uzaba wegereje, yego rwose bamwe bari kumva, mwebwe mutuzumanire device zanyu. Ubwo umugari uzaba wegereje umubare munini w'abantu bavuga ko bizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Ni bande abangaba? Ni bande? Bazaba babibabajije. Uzima kazi ba kuri YouTube abaporo babwiriza bati natwe ubutumwa bwa marayika batatu turabufite. Uzibeshye utere mikoro uvuga ko bufite. Ubutumwa bufite abadiva, abantu bazi guhuza ubutumwa bwa marayika wa gatatu n'inama y'agakiza n'ubuturo bwera. Ubundi nta rindi dini ryigisha ubuturo bwera. Urifite azarizane. Irindi dini ryigisha ubuturo bwera ari buhuza n'ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Uzarizane n'uryerekana na YouTube yariyo yose. Uzayizane yigisha ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Marayika wa gatatu ari muboneka byacu cya 14 umurongo wa 9. Mbona marayika wa gatatu akurikira haringane avuga ijwi rirenga ati umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso mu ruhanga cyangwa ku kiganza. Numbonera abandi bana b'Isiramu nabo bajya batera amanuze hariya maranse voix bakavuga ubutumwa. Numva hari ahantu ijambo ntibasurumbira ngo bavuge ngo n'ubutumwa bwa marayika batatu tuzanye. Yakubwira igitekerezo cya David uburyo yishe Goliyati, sava. Yakubwira ibya Yokebedi nyina wa Mose, sava. Yakubwira bya Tezerusi Rongamanusi w'ubuperesi, ati sava. Ariko nakubwira ubutumwa bwa marayika batatu buhuza umunyabyaha n'Imana, ntibishoboka. Noneho rero abantu babufite. Ubwo umugari uzaba wegereje umubare munini, ntabwo ari nubwo ari umubare muto wabavuga ko bizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu, nyamara bakazaba batejejwe no kumvira ukuri. Rya jambo tumaze igihe twaribonye muri Yohana igice cya 17 umurongo wa 17 ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo ki? Abantu rero ngo batereshejwe kuno kuri bakavuga icyaro ati ibyo ni iby'abatampera. Mubwira ati nyabuneka inyamaswa yarubiye, uru rukingo bari gutera ntabwo ari urukingo, dore isi yose yahinze umushyitsi. Ataha twakingiwe ubutita dukingirwa tetanusi, dukingira gakwega, dukingirwa ibintu muhamo sinzi byari byo. Nubu hari abakivuga gutyo neza ku buryo n'ubungu nta kintu binababwiye. Wabo turabaha iminsi, nta nubwo twirwa tunabaha indi myaka, ni iminsi. Kuba bamaze guhindura imvugo n'ururimi rwabo bamaze kwivuguruza, ntabwo abatubaye igihe kirekire cyane. Mwagize ngo si ibintu birimo gukina. Yesaya 24 ni ijambo ryavuye mu kanwa k'Imana, ntabwo ari mu kanwa ka Jado byavuye. Nimba ijambo ryaravuye mu kanwa k'Imana ntugakine naryo. Bibiliya yafashe amateka ya Adamu umuntu wari mutunganye kandi kamwe icyaha cye ko yari yitunda kwitamu babariye kandi yari atunganye.
ko yanditse si bya umuntu wabwirije imyaka 120 Petero akamugeraho akavuga ngo uyu nguyu mwumva witwa Nowa mujya mwumva. Petero amugeza hati uyu mwumva bita Nowa we ni umubwiriza wo gukiranuka. Kuki tahishe bya Nowa uburyo yasinze akajya kwambara ubusa ku gasozi. Bibiliya ikabyandika. Aburahamu mwumva ngo ni sekuru w'abizera. Propaganda yakoze kayikora n'umugore yo gushimuta umwana hariya muri Egiputa nuko akamuterinda mu buryo budasobanutse. Ni muri ibibazo biri haruguru muri Aziya. Biya bibazo byatewe na Aburahamu ko Bibiliya itabihishe. Buriya Israel Ethiopia yanditswe muri Bibiliya, Libya yanditse muri Bibiliya, abanyalibiya n'abanyegiputa bazamushagara muri Daniel gice ya 11 umurongo wa 45. Kujya utinya impamvu Libya yanditswe muri igihugu cyo muri Afrika, Libya, Ethiopia, ukamanuka hepfo gato yari abanyesomali. Ujya utinya impamvu wasanga ubari n'abantu batazi impamvu Libya yanditswe muri Bibiliya. Aburahamu niwe turi kuvuga. Zongaruka niza kwimuko Bibiliya itamuhishiriye. Jambo ry'Imana rikavuga ngo naburahamu nawe nubwo ari sekuru w'abizera mu mwandike. Loti wabwirije akabwira itorero ati ririya torero ry'Isodomu risohokemo. Niryo abantu b'ikige bari guhamagarirwa gusohokamo. Ryarindi Yesaya yahanuye muri Yesaya igice cya mbere akavuga ngo mwaba meze nk'Isodomu n'Igomora mwe kandi barukaga umunsi wa karindwi nk'uwo n'abandi baruhuka muri iki gihe. Uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu gitwariro n'ahazima. Ririya torero abantu basabwa kurisohokamo. Rimeze gutyo. Ashatse no kwanga baranamushikuje. Amateka Mose buriya hari abantu Mose yabwiye Imana iratsindwa pe. Iratsindwa. Vuga ati Imana aba bantu rero wamaye. Nuramuko barimburiye muri ubu butayu nta kazi kawe. Kuko abanyegiputa bazahita bagufata nk'umuntu ugirira abantu nabi. Niba rero buryo wabakuye muri Egiputa bazajya bavuga ngo yabakuye muri Egiputa none aje kubagirira nabi aje kubicira muri ubu butayu. Imana iratsindwa. Mwarasomye musanga Imana icyo kintu yarabashije kugitsinda hose. Imana yaravuze ati nibyo koko ariko itibwira ati bose nawe birakugiraho ingaruka buretse. Mose yaravuze ngo nuramuko barimbuye usibe izina ryanjye mu gitabo cy'ubugingo. Yageze yose. Abo yasabiraga sibo batumye atagerayo. Sibo batumye atagenda. Uza akantu kamwe Mose yakoze umvaje akantu kamwe Mose yavuze. Mwabagome mwe ntabwo twabakurira amazi muri iki gitare maze amazi akaza. Iko kajambo. Nimba Imana itari umuntu wagiraga Imana inama. Nimba Imana itarahishe amateka ya Mose ikayandika wowe uyita n'ubundi. Oya iri torero. Nimba Imana itarahishe amateka ya Kayafa mukuru w'itorero izasiga ayategdirusoni. Abantu bamereye nabi ngo navuze Tedurusoni ngo hariya ngo nkiramo nagano ni Diope ngo ndi kurwanya. Rero itoro turi kurwanya. Nese abantu bazabwirwa ibyaha byabo ryari. Nimba ayo mateka yose n'abandi Imana itara yahishika yandikisha. Mbese twebwe tuzarokoka dute mu Baheburayo igice cya 2. Nimba nicyo gituma dukwiriye kwita ku gakiza kangana gutyo. Nicyo gituma dukwiriye kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Nimba Imana itarababariye abamarayika bo mu ijuru ikabamanuza ikabahubura neza bakamanukana na Satani 1/3 nk'icyo Teddy Wilson amanukanye. 1/3 ni 1/3 buriya Satani nawaze imibare. Abamanukanye uturutse ku ma YouTube ukajya ku badiakoni ukajya ku bakuru b'itorero akubise neza imbona nkubone. Nimba Imana itarababariye Satani waririmbaga amajwi 12 ibyikabyandika n'abamarayika bamanutse batacu kubera ko bizeye bikorwa bibereye mu ijuru gusaba bakemera kujya mu ruhande rubi ikabyandikisha izasiga ibyanjye uri kuvuga kuri platform gute. Iyo Bibiliya habari kuzandika undi Bibiliya ukareba ko amateka y'abantu b'iki gihe ukareba ko Teddy Wilson atajyamo n'abayoboke be ndetse akajyamo n'abantu bose banze ubushukanyi hakandikwa abandi Baheburayo igice cya 11 babandi bazereraga mu mashyamba bambaye imuzene n'izina. Amateka y'ibitabo yari kwandika nuko bimeze. Niyo mpamvu rero turi gusoma aya magambo ngo ubwo umugari uzaba wegereje umubare munini w'abantu bavuga ko bizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu nyamara bakazaba batejejwe no kumvira ukuri. Iri jambo muzarisubiremo niturangiza n'amateraniro tuzaba igihe gihagije ntabwo tuzongera gupfa guteranya abantu vuba. Muzashakashaka iby'iri jambo ryitwa ukuri murebe ikintu abantu bazarimbuka bazazira.
intambara ikomeye iratubwira ngo icyaha abayahudi bakoze kuri paji ya 12 ni ukwanga Kristo. Siwe kuri icyaha abatuye isi bazakora ni ukwanga amategeko y'Imana. Siko byanditswe? Zaburi arangije arandika ngo amategeko yawe ni ukuri. Ujye unyigisha amategeko yawe kugira ngo nyitondereshe umutima wanjye wose. Bazahindura inyifato kandi bazajya mu murongo w'abarwanya ukuri. Ngo nawe w'abarwanya iki? Ni ryari hari ubu ngubu? Hano bari kuvuga umugari uteye ubwo butaraza. Ni ryari ibi bintu bizaba? Ubu nta bantu bari ahanga bari guhindura inyifato. Ubu tuvuye 2020 tugakora ibarura. Mwasanga nta bantu bahinduye inyifato. Ntabo. Tuvuye 2020 tugakora ibarura ry'abantu babwirije. Bakabwiriza ukuri. Twasanga nta babwiriza bahinduye inyifato. Twababura. Bazahindura inyifato kandi bazajya mu murongo w'abarwanya ukuri. Nta nubwo ari ngombwa kurirwa banabihakana ko bahakanye ukuri. Guhagarara mu mirongo y'abarwanya ukuri ukwiye guhita wibwiriza icyo bakubwiye. Mu kwifatanya n'abisi no gukoreshwa n'umwuka wabo buhoro buhoro, ni buhoro buhoro n'ubundi. Agenda avuga ngo nzababwiriza bari ibyo abantu b'Imana, hazavukamo kugambirira ibintu bihwanye n'ibyabo. Umva ikintu kigiye kuvuka mu bintu mu nyina nyigisho turi kubona zitunyura imbere. Hazavukamo kugambirira ibintu bihwanye n'ibyabo, kandi imbere y'akaga noneho hazahita haza akaga. Abantu bose bazashyirwa imbere guhitamo inzira irusha izindi koroha. Abagabo b'abanyambaraga kandi bazi ukuri, abazi kuvuga bari barishimiye ukuri, bazifashisha impano zabo kugira ngo babeshye kandi bayobye imitima, kandi bazahinduka abanzi bakomeye ba bene se bahoranye. Harya ubwo abanzi bakomeye ni bande? Umva umwanzi ukomeye tugiye guhura nawe. Wivuga ngo gaturika se n'umwanzi. Tura abantu bazaba abanzi bakomeye bazahinduka abanzi. Hariho ikubaho igikorwa cyo guhinduka. Ntago abantu babizi ariko ntago wabimenya. Ntago wabimenya ariko no mu nzu muri kurarana mu buriri n'abantu bari guhinduka. Mu buriri bari guhinduka da. Bari guhinduka, bagomba guhinduka. Paji ya 81 niho ndi gusoma. Igihe abakomeza isabato noneho umva noneho ibintu bigiye gukomerera. Igihe abakomeza isabato bazaba bakurubanwa bajyanwa mu nkiko kugira ngo basobanure ukwizera kwabo, abo bahakanyi b'abakozi bakomeye ba Satani, abahindutse abakozi bakomeye ba Satani, namwe mu bumve niba bazihutira kubarega, kubatuka no kubakangisha abacamanza bakoresheje ibinyoma byabo n'ibisobanuro byuzuye uburiganya bwabo. Abo bahakanyi nibo bazagaragaza umujinya mwinshi mu kurwanya bari barahoze ari bene se. Bazakora uko bashoboye kose kugira ngo babatoteze no kubashinja ibinyoma no gutuma abandi babamagana. Se bageze ngo uyu munsi bwo turorohewe. Uwo munsi uratwegereye. Uwo munsi ugize ute twese? Uratwegereye. Noneho rero inga nkwereke uburyo aya masaha turayamanaginga neza. Tugiye kubumbura Bibiliya zacu noneho turebe imvura y'itumba n'ikintu cyitwa ikira tegeko ry'icyumweru. Bumbura Bibiliya tugiye muri Amosi igice cyaho cya 4. Amosi tubanze turebe ibi bintu ni ibiki mu by'ukuri bimeze gute, turebe ko twabyumva byibuze hari akantu kagwa mu bwonko bwacu akagira imyanzuro ifatwa. Ndabizi neza nuko ibintu bitatworoheye ibyo ari byo byose, ariko hari igitabo kimwe nkunda cyitwa Maranatha. Ayo magambo nari nyafite ariko nayafashe mu bwonko. Ni page ya 50 y'icyo gitabo. Simbizi niba ari software cyangwa se ari igisanzwe, ariko umuntu yambonera azayanyoherereza. Aravuga ngo neretswe ko hagiye habaho kuba maso. Ngo none ni kangahe dukwiriye gukuba kabiri kuba maso, twabaye maso muri iki gihe cyo kuba maso bwa kabiri. Ayo magambo narayafashe mu mutwe ntabwo yanshika. Reka nyasubiremo mwumve. Page ya 50. Neretswe ko hagiye habaho kuba maso. Nibyo hari ukuntu twitwaye nyine ubona yuko abantu Uwiteka yaradufashije aduha kuba maso. Nibyo? Yego. None hari n'abahiti yarabyeretswe rero. Neretswe ko hagiye habaho kuba maso. Ariko se ni kangahe dukwiriye gukuba kabiri ukuba maso twabaye maso muri iki gihe cyo kuba maso bwa kabiri?
ngaho nagira umuntu usigura ayo magambo, ndi kuyavuga uko yanditse. Neretswe ko hagiye habaho kuba maso, nibyo, ariko se nubwo ibyo bintu byabayeho, ni kangahe dukwiriye, mbega uburyo dukwiriye gukuba kabiri ukuba maso twabaye maso muri iki gihe cyo kuba maso bwa kabiri. Fata uko wabaye maso ubikube kabiri muri iki gihe cyo kuba maso bwa kangahe? Bwa kabiri. Twisomere muri Amosi igice cyaho cya 4, mbese mwagezeyo yemwe? Dusome umurongo wa 4, niho tugiye guhera igice cya 4 umurongo wa 4. Ni muzi Beteli mucu, no, reka duhere kwa 6. Nanjye nabategetse ko akanwa kanyu kicara ubusa mu midugudu yanyu yose, mu buri byo kurya aho mutuye hose, ariko ntibyatuma mungarukira, niko Uwiteka avuga. Turi kumwe? Reka nsubiremo. Nanjye nabategetse ko akanwa kanyu kicara ubusa mu midugudu yanyu yose, mu buri byo kurya aho mutuye hose, ariko ntibyatuma mungarukira, niko Uwiteka agize ate? Avuga. Umurongo wa 7. Kandi nabimye imvura, hari hasigaye amezi 3 isarura rikagera. Nahaye umudugudu umwe imvura, ntuma uwundi utayibona. Umurima umwe waguwemo n'imvura, undi uyibuze uruma. Ariko ibintu muri kubyumvara, ibi bintu biri kuba ngo mbere y'amezi angahe? Mbere y'amezi 3. Nuko mu midugudu 2 cyangwa 3 bajyaga kunywa amazi mu mudugudu umwe ntibashire inyota, ariko ntibyatuma mungarukira, niko Uwiteka avuga. Turi kumwera? Bari kugaruka mu manda ya 3 n'imanda ya 4, ariko turabyiga mu gitondo. Nabateje kurumbya ndetse na gikongoro imirima yanyu myinshi, n'inzabibu zanyu n'imitini yanyu n'imyelayo yanyu byonwe n'uburima, ari nubuki? N'uburima. Uburima nubuki? Ariko ntibyatuma mungarukira, niko Uwiteka avuga. Twabonye impeshyi bayivuzemo, murayibonye mwe impeshyi hariya? Kibazo, impeshyi muri kuyibonamo hariya? Umurongo wa 9. Nabateje kurumbya ndetse na gikongoro imirima yanyu myinshi, n'inzabibu zanyu n'imitini yanyu n'imyelayo yanyu byonwe n'uburima, ariko ntibyatuma munyumvira. Impeshyi murayumvise? Mwumvisemo umutini se? Imitini murayumvise se byo byibuze? Reka dusubiremo. Sabantu bari hehe? Ndi kwibwira ko imitwe yacu yubitse muri Bibiliya, kumbe abantu bari hehe? Nabateje kurumbya ndetse na gikongoro n'imirima yanyu myinshi, n'inzabibu zanyu n'imitini yanyu n'imyelayo yanyu. N'imitini twayibonye? Tujye muri Matayo 24 turebe iby'iyi mitini Uwiteka ari kuvuga. Matayo 24 umurongo wa 32. Kindi haya bari kuvuga muri Mose nirangira ry'imbabazi. Rangira ry'imbabazi mbere ho gatoya amezi 3, nabaze ngo nabasukiye iki? Imvura. Umurima umwe urayibona, undi urayibura uruma. Uko bizamera ubwo Yesu azagaruka. Turasoma. Murebere ku mutini, baravuze muri Mose. Murebere ku mutini niwo cyitegererezo, ishami ryawo iyo ritoshye biba bikamera, mumenya yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Yesu ari kudutungira urutoki ati mumenya yuko igihe cy'impeshyi kigize gute? Nimurebe ku mutini nyine. Umutini ni bande mbese muri iki gihe? Ishyanga ryatoranijwe ni irihe? Nimba hari abantu mukuriye kwitegereza, isi yose igomba kwitegereza muri iki gihe, inyifato yayo n'imiterere yawo, ni ishyanga ryitwa abadivantiste munsi wa 7. Nimurebereho. Ibi bibaye bitoshye bikamera, mumenya ko igihe cy'impeshyi kigize gute? Ibi bibabi Yesu ari kuvuga tubibona neza imbona nkubone muri Luka igice cya 13. Uyu mutini yarawuvumye kandi wari ufite ibibaba ariko utariho imbuto.
muvuze ngo nimurebere ku badive igihe bazaba batoshye bafite amavuriro, bafite amacapiro, bafite ibitabo, bafite amashuri, bafite yemwe ibintu byose babifite, ariko imbuto zirimo. Mumenye yuko igihe kimwe kigize gute? Impeshyi ngo habaye iki? Iyi mpeshyi Yesu yabwiraga abantu mu mpeshyi tariki 10 z'ukwezi kwa karindwi. Festus yarabagose mu mpeshyi. Icyo ni icyambere ugomba kumenya Yesu yababwiraga. Mumenye yuko igihe kimwe mubanze mu byitegereze. Habanje kunyuruza abangaba babanje kugira ababwiriza. Hari umusazi, paje ya 27 intambara ikomeye. Hari umusazi wazengurukaga aririmba indirimbo yari amaze imyaka 7. Avuga ngo ayi Yerusalemu ijwi ry'umukwe, Yerusalemu uteye agahinda. Icyo byabaye mu mpeshyi. Muri kubyumva? Yerusalemu yabanje kugira ibibabi bitoshye neza. Umva, habanje urugi rwakingurwaga n'abagabo 20 bibaruhije. Rwaragiye rurikingura. Ibyo ni ibibabi. Byari bafite ababwiriza butumwa. Neza ijwi riva mu gitaka riraza ngo tuve hano, humvikana amajwi avuga ngo tuve hano. Hejuru hatambutse mu kirere amafarashi ameze nk'abantu barayarwaniraho, abantu bati mwatubonye ukuntu turi umurwa ukomeye. Iri torero mwebwe murariza, ariko buryo Imana yatwitangiye barayigira sirahaheruka. None Yesu ati ibyo bintu nimubibona, nimubibona muzamenye ko igihe kimeshye kiri hehe, kiri bugufi. Arye kiriya cyorezo bari kugiteganya mu mpeshyi, nibyo tariki zingahe zo kwa 9 ni mu mpeshyi. Impeshyi irimo irangira. Yerusalemu yagoswe bwa kabiri ryari? Impeshyi yari irimo irangira kwezi kwa 10. Nibyo? None ngo nimurebere ku mutini. Kuko twa kwa kabiri mbese kuzaba ryari? Ese isi igeze ko twa bwa mbere? Washaka kuvuga ukuri ugatunga umunwa munsi y'igitanda? Niyo waba warize, waba ukuvuze uwo bicitse natunge munsi y'igitanda. Uwa mbere Magufuli. Habaragiye agiye kuri YouTube atereka babwira ukuri. Tanzania muramenye musenge, twebwe turababwiye ngo iri aba bazungu turabazi. Harya byamuguye amahoro. Nimurebere ku mutini nyine katugwibaza. Madagascar byagenze neza se ngo yavumbuye umuti? Ikatwibaza. Haiti byagenze neza se? Uwitwa Dr. Rashid Butare ukurikirwa na miliyoni nyinshi. Byamugebuye amahoro. Nimurebere ku mutini rero. Ibitabo ntabwo mutini ntabwo uzabura ibitabo. Nta kibazo cy'ibitabo bihari. Ariko ubwo muzabona intambara ikomeye itangiye guhinduka inkuru itera ibyiringiro. Murebere hehe? Murebere ku mutini. Mukabona ibitabo havaga ibyo kurya byiza bifasha abantu. Dusomye muri Amosi. Uwiteka ngo ibyo kurya byafashaga abantu yarabihagaritse. Ahavaga ibyo kurya nujya kubona ukabona hari kuva amabyi. Nibyo? Niko muri Ezekiel handitswe. Ezekiel igice cya 4 ngaho reka tugeyo. Ezekiel igice cya 4 Ezekiel igice cya 4 umurongo wa 13 ndabarindira mugereyo kugira ngo bitugendekere neza. Ezekiel igice cya 4 umurongo wa 13 aranditse ngo maze Uwiteka aravuga ati tugiye kongera twasome da. Maze Uwiteka aravuga ati uko niko Abisirayeli bazarira ibyo kurya byabo byandavuye mu banyamahanga aho ngiye kubatataniriza. Nibyo? Kadore ku murongo wa 10 ku murongo wa 10 turebe. Kandi urugero rw'ibyo kurya uzarya ni shekeri 20 no mu munsi uzajye ubirya rimwe na rimwe, n'urugero rw'amazi uzajye unywa n'incuro ya 6 ya hini, nayo uzajye uyanywa rimwe na rimwe. Nuko ibyo byo kurya uzajye ubirya nk'imitsima ya seyiri, kandi uzajye ubitekeshereza amabyi y'abantu imbere yabo. Ukagira ngo rero nayasanzwe muri Bibiliya, amabyi muri Bibiliya neza.
ugasoma ukagira ngo uriye umutsima wo kugufasha ariko uriye iki? Uzajya ubitekesha amabyi. Ubundi abatetsi twarebaga ku batetsi, abatetsi ni abantu bashinzwe kutugaburira nyine. Rya jambo twarebye ngo akari mu nda y'ingoma kamenwa nabande, abiru buriya ni abatetsi. Abantu bafite ubwiru bw'ubwami bw'Imana ni abarinzi n'abandi. Ariko se bigenda biti abarinzi batekesheje ibyo kurya bakaba bari kugabura ibyo tubonye hano. Kibazo? Abantu barabyibuha nibyo? Iyi ndyo wayirya ukazabyibuha. Harya barayariye. Reka turebe barayariye. Barayariye. Koko ujye mu guteka kwa kabiri urasanga bari kuyarya. Ahubwo n'uwayabonye akaba yagize Imana. Uwayabonye guteka kwa kabiri igice cya 28 ushatse wagisoma cyose, ariko ugera ku murongo wa 50 umanuka. Yemwe ngo bazarya ibiturutse hagati y'amaguru yabo. Barabiriye. Ayayaya muzabibaze bazababwira. Barabiriye ye. Maze Uwiteka aravuga ati uko niko Abisirayeli bazarira ibyo byo kurya byabo byanduye mu banyamahanga aho ngiye kubatataniriza. Maze ndavuga niye baba we mwami Uwiteka, dore ntabwo ubugingo bwanjye bwigeze guhumana, kuko uhereye mu buto bwanjye ukagezana n'ubu ari ntabwo nigeze kurya intumbi cyangwa icyatanguwe n'inyamaswa, kandi ntabwo inyama zanduye zigeze mu kanwa kanjye. Maze arambwira ati dore amabyi y'abantu nyagukuyeho, nguhaye ibisheshe by'amase y'inka uzabe ari byo utekesha ibyo byo kurya byawe. Numva nawe buriya abanyarwanda bo baratangaje. Ibi bintu byabaye mu Rwanda abantu bahari. Ntabwo ndabyinjiramo cyane. Ibi amase yuzuramo hariya ntabwo muzi suba. Mase y'inka neza hari n'abahanuzi bari barabivuzeho imyaka myinshi itambutse. Siye kubisobanurira abantu none ahangaha ushobora kumererwa nabi, ntabwo wagubwa neza. Neza tubonye uko bigenze, turabibonye. Nuko arongera arambwira ati mwana w'umuntu, dore umutsima ni wo rushingikirizo rw'ab'i Yerusalemu, ngiye kurukuraho. Bazarya ibyo kurya bagerewe. Bazarya ibyo kurya bagize gute? Twabibonye muri Amosi bari kubigererwa. Bazarya ibyo kurya bagerewe bahagaritse umutima, kandi bazanywa amazi bagerewe bashishwa. Uko niko bazabura ibyo kurya n'amazi. Hari amazi arahari? Katwumve mu mvugo y'umwuka ariko. Ibyo kurya n'amazi ubu birahari. Bose bazashoberwa babu butarutana, babe abayuku bazize igicumuro cyabo. Iki gicumuro kirakomeye cyane. Reka rero twiyumvire imvura y'itumba n'itegeko ry'icyumweru. Ndasoma irindi somo rimwe ryo muri Bibiliya, ubundi twinjire mu bihamya by'umwuka w'ubuhanuzi, ibyaduka ndetse n'ibyanditswe. Ibyaduka n'ibyanditswe. Tugiye gusoma ngo byakozwe n'intumwa igice cyaho cya 2. Ibyakozwe n'intumwa. Tuti muvandimwe urabumbura mu byakozwe n'intumwa igice cyaho ni icya 2. Turahasanga umurongo wa 14 uvuga ngo Petero asobanurira ibyabaye abemezi bya Yesu. Dusome. Ariko Petero ahagarana nabo 11 ababwira ijwi rirenga ati, ngo nijwi rimeze ute? Yemwe bagabo b'Yudaya n'abatuye Yerusalemu mwese mwe, ubu bimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye. Aba ntibasinze nk'uko mwibwira, kuko bari isaha ya 3 y'umunsi. Ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli ngo Imana iravuze iti, uku niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banjye bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe babarimo bazarota. Mwumvise ikintu kigomba kuba mu minsi y'imperuka? Uyu mwuka wera azasukirwa abandi bose. Katwumve rero. Isi yose ubu ngubu, isi yose, ikinyamakuru cyose kiri kugerageza kwandika, muradufasha uwo mwana se bikunde. Ikinyamakuru cyose kiri kugerageza kwandika
ahantu hose umuntu uri kureba ku ma YouTube, akareba ku ma X, akareba ku ma Instagram, isi yose ifite ikintu cyayiraje inshinga rwose pe. Icyo kintu nta kindi ni ugushyiraho umunsi umwe wo kuruhuka. Umunsi umwe wo kuruhuka muri Bibiliya turawuzi urahari. Ni uwuhe umunsi umwe wo kuruhuka? Imana mu minsi itangira igice cya kabiri, mu minsi 6 Imana ikoramwo imirimo yayo yose, ku munsi wa karindwi igira ite? Iraruhuka, irangije uhereza abantu bayo. Harya Adamu yaruhutse iminsi ingahe? Adamu yarimwe kwa kangahe? Kwa gatandatu ubwo yari yakoze. Ukuvuga ngo umunsi wa mbere yabonye yinjiriye mu isabato bakimara kurema. Yahise atangira isabato. Nibyo? Iyi gahunda yo kurwanya Imana rero, ni ukuvuga ngo Imana ubwayo tuzi ikintu cya nyuma Satani yahawe gukora kugira ngo igikombe kibe kiruzuye. Abazabyemera bose bakabaciriwe witeka. Ni ikintu cyitwa kuruhuka iminsi ngahe? Umunsi umwe. Tujye ku kinyamakuru kimwe hano cy'aba 7 day, noneho tugira icyo tureba. Kaminuza ya mbere ahangaha iravuga ngo yitwa ya Brown. Urareba kuri screen yawe haranditse ngo Brown University's community newspaper state that the Sabbath must be enforced even if it inconvenience others. Biravuze ngo iyi kaminuza yasohoye rwose inyandiko nyinshi mu kinyamakuru cyayo ivuga yuko guhatira abantu isabato y'ikinyoma bikwiriye gushyirwamo imbaraga mu buryo bwihutirwa, nubwo rwose ari inconvenience, nubwo ari uburyo budatunganiye abantu, nubwo ari bidatunganiye abantu, nubwo atari ibintu bibonereye abantu, nubwo atari ibintu byiza ku bantu, ariko ikwiriye guhita ihatirwa abantu mu buryo bwihuse. Turi kumwe ariko turabambere batangiye kubakanda rero. Twihegerera imbere. Turasoma on March, January, February, March, ukwa gatatu, tariki 31 z'ukwa gatatu 2025, the Brown Daily Herald, the newspaper serving the Ivy League Brown University community in Providence, Rhode Island, ran on article which it called for a Sabbath rest to be enforced. Ni ukuvuga ngo bashyize ahagaragara nyine inyandiko igaragaza neza yuko ifite umutwe uvuga ngo harimo titre ivuga ngo Sabbath rest to be enforced. Ikiruhuko cy'isabato gikwiriye guhatirwa abantu. Muri kumva ariko iyo nyandiko? And said, akomeza aravuga ngo that it must be communal, meaning that a day of rest must be imposed by force upon all members of the community. This is in theory the very essence and meaning of a Sunday law. The university's community newspaper doubled down on the enforcement of the Sabbath by claiming that the sacrifices must be made even if it inconveniences other people. Umva rero uko ibi bintu byifashe. Ibi bintu bikwiriye kumenyerwa n'abantu bose. Communal ni ukuvuga ngo gikwiriye kuba rusange, gikwira. Bisobanuye yuko iki kiruhuko gikwiriye guhatirwa abantu, kandi abantu bose bari mu muryango w'abantu bakwiriye kwemera iki kintu. Ibi ngibi turi kubivuga baravuga ngo this is in theory. Ibi ngibi biracyari mu buryo bw'amagambo, ariko bikwiriye gushyirwa mu bikorwa kuruhuka icyumweru mu buryo bwihuse. Uyu munsi abantu bagomba kuruhuka ngo ni ku cyumweru. Uyu muryango w'iyi university kaminuza nyine ubwo ngubwo irakomeza ivuga yuko guhatira aba bantu bikwiriye gusabwa igitambo gikomeye cyane, nubwo abantu bo baba batabyumva kuko bitagenda neza kuri bo. Ubwo igitambo ni iki? Ni ababyanze nyine. Nizere ko amagambo muri kuyumva ariko. On Sunday afternoon, ku cyumweru nyuma ya saa sita, I would go to the church. Aya magambo yambabaje. Ku cyumweru nyuma ya saa sita ngewe nzajya njya ku rusengero with my friends and spend the rest of my day with them playing cards and making dumpling. Ruvuga ngo ngiye ku cyumweru nyuma ya saa sita nzajya nigira ku rusengero, mpamare umunsi wanjye wose ndi kumwe n'inshuti zanjye turi kwikinira amakarita. Dumpling rero sinzi uwo mukino ko hano tuwugira, sinzi dumpling ariko ubwo ngubwo mu byumve nyine. Batabe ya magambo baba bavuga
uburyo bari gukina umupira mu amagambo nyine y'intuzi. Ku cyumweru ubwo ni ukujya ku rusengero gusabana n'inshuti no gukina amakarita, inshuti nyine mugasabana abantu bagasubirana n'umuryango, kandi ibyo bigahatirwa abantu babyanga babyemera. Iduka rikinze, imodoka zifunze, abantu bose bagize gutera baruhutse. Ibi bintu ntabwo nabisoma ngo mbirangize, kandi mfite ibindi bintu ndasoma. To observe the Sabbath day is one of 10 commandments. However, in experience, it's the commandment that Christians, myself included, don't even make an effort to keep away. We live in a culture that prizes the hustle and the values. The purpose of Sabbath not improve productive, but the scale. The Sabbath must be enforced, and it must be communal forced. Rest might seem like an oxymoron, but just like exercise or study, rest in something that should be done regular, even when it isn't a convenience, but it's on your Google calendar on 24-hour day of rest. Ideal. My Sabbath is a noon Saturday or noon Sunday, but if you cannot do that, take 12 hours, take 3 hours, like any commitment, the Sabbath entire sacrifice. Noneho bati rero iyi sabato ikwiriye guhatirwa abantu kandi bikaba igikorwa rusange. Mu guhatira abantu iki kintu rero tugiye abantu bakwiriye kuba muri icyo gihe, wenda muri icyo gihe mu iki sabato yabo, wenda abantu bagakora imyitozo ngororamubiri. Harya Kigali ryo barayitangiye ka free day, cyangwa se ibijyanye n'amashuri bigahagarara. Rest is something. Kuruhuka rero ni ikintu kigomba gukorwa rwose mu buryo buregeye, cyangwa se mu buryo bufite igihe runaka, nyine uburyo bipanze, nubwo bitaba biboneye ku bantu. Wowe bishyire kuri kalendari yawe nk'uko bisanzwe, uhashyire ikiruhuko nyine cyo kuruka ku cyumweru, bishyire mu bitekerezo byawe. Isabato yanjye, mu isabato yanjye saa sita cyangwa se saa sita ku cyumweru, ariko nimba nashobora kubikora, wowe byibuze fata amasaha 12 yo kuruhuka, cyangwa se ufata abiri ku munsi, nawe wiyumve yuko uri kuruhuka, nawe utanga icyo gitambo kugira ngo ube uri kuruhuka. Nayo magambo bari bavuze hariya. Ubusi ibindi ntabwo nabisoma, ntabwo ndabisoma. Reka njye ahandi hantu, ndajya ahandi hantu. Ni ishuri rya Brown. Reka nze naryo ndarigeraho humura. Aho ngeze ni hehe? Use tujye kwa Ted Wilson sera, naho bari kuvuga iki rumwe nk'uru nguru. Oya, reka tubanze ibintu tubishyigikize igihamya cy'umwuka w'Imana kugira ngo birusheho kugenda neza. Ariko naho turajyayo, ntabwo turahareka. Mu nama yabaye hariya nayo tugiye kujyayo, turebe neza uko bari kuvuga, turebe rwose. Katubanze tujye mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye. Ibindi turabizaho nyuma, ndi kubona yambanye byinshi bimwe na bibe n'ibyari byo. Page 409. Page 409. Oya 431 Plito, mwihangane. Mubumbura Intambara Ikomeye, twerekere kuri page 431. Dusome. Page 431 haranditse ngo ubwo isabato izaba ibaye intandaro idasanzwe y'urugamba rwa Gikristo, maze amadini n'ubutegetsi bw'isi bikifatanyiriza hamwe guhatira abantu kuruka ku munsi wa mbere w'icyumweru dimanche. Umubare muto w'abazasigara wabazinangira bakanga gukurikiza ibyo rubanda nyamwinshi ibategeka bazahindurwa ibishungero mu isi. Ni bande abangaba? Nyine ubwo ni bande bazahinduka ibishungero mu isi? Nabo Yesu yigishije aravuga ngo muzangwa n'amahanga ngana iki? Babahora iki? Dore ngaba.
niba ukwiye gutanga iki gitambo cyo kuguma ku Mana n'amategeko yayo ufite no kwizera Yesu, dore ko abantu bigishije amategeko kwizera Yesu bikabura mu gitondo twabyize, ukwiriye kwitegura no kubigisha urugero mu isi. Ibi ngibi bijya kumva umuntu ngo ngiye muri ofisi arararara ikarita. Kandi ikindi kintu nababwira, ntabwo bizashoboka. Ibitazashoboka ni ibiki? Ntabwo abantu bazajyana kugura no kugurisha isabato. Oya, nibyo wowe witekereje wumva isabato ariyo tuzajyana kugura no kugurisha, tukayijyana ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane dufite isabato, aricyo cyete tuzajya tugendana. Mwe mwumva ari ikisi? Hari ikindi kibazo kigomba kuzaza kibasiye ubukungu, kuko tubona ko abantu bazakira ibintu bitatu: kuramya inyamaswa, igishushanyo cyayo, no kwakira umubare w'izina ryayo, no kwakira ikimenyetso cyayo. Yohana mu gice cya 15 cy'ibyahishuriwe Yohana ku murongo wa 2 ngo yabonye abatabarutse banesheje icya mbere inyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo n'ikimenyetso cyayo. Ibyo bintu bari babinesheje. Utsinzwemo kamwe wagize ngo wagenda, waba ujya he? Ujya kugira yute? Wajyana mu ijuru umubare w'inyamaswa? Wajyana mu ijuru se uramye igishushanyo cy'inyamaswa? Wajyana ikimenyetso cyayo cyo mu byahishuriwe ya 14 umurongo wa 9 handitse ngo uwo ni uzanywa ku nzoga, ugifitewe ni uzanywa ku nzoga. Reka tubanze twumva ariko ibi bintu ni iki abantu bazajyana kugura no kugurisha. Ni iki kizashyirwa ku kiganza? Dore ko abantu bamaze gucanganyukirwa, ubabwira ngo hari ikintu kizashyirwa mu kiganza, ukajya werekana nk'ikimenyetso, rwose abantu bakavuga bati buriya agiye kuguhakana ko isabato itazaba ikimenyetso. Gute se? No muri nuze muri tapendigo yawe harimo ikimenyetso, uze kuyishanyura uyitamure urebe harimo ikimenyetso. Ugakuyemo kariya kagahike k'umuceri kari muri tapendigo yawe, ntabwo ushobora kujya gutega kuri bisi ngo ugende. Kwa kundi ukoza icyuma kikajwigira, kariya se kariko kabijwigiriza, kari muze sinayishanywe sinayiberetse. Nta gahike k'umuceri kari muri tapendigo, nta gahike k'umuceri kari muri passport, nta gahike k'umuceri kari muri za perime n'ibindi. Kariya gahike k'umuceri rero, reka twumve yuvono harari reka twumve. Well, I think this is maybe the most important thing to know about living right now in the 21st century, that we are now hackable animals, that we have the technology to decipher what you think. Tekereza. Well, I think this is maybe the most important thing to know about living right now in the 21st century, that we are now hackable animals, that we have the technology to decipher what you think, what you want, to predict human choices, to manipulate human desires in ways which were never possible before. Aya magambo rero aratubabaza twebwe. Aya magambo uyu mugabo amaze igihe atangaza. Herutse no kuyagura n'umudokiteri, ndamubwira ati ngiye dogiteri mbwira. Giteri waye turutse imahanga, ndamubwira ati uransobanurira. Nari navumbuye ko ari umuprotestani, ndamaze ati ngaho nsobanurira iby'aya magambo. Reka wumve. Dore. Well, I think this is maybe the most important thing to know about living right now. Aravuze ati iki ni ikintu cy'ingenzi dukuriye kumenya ku bijyanye n'ubuzima muri aka kanya. Arakomeza. The 21st century, that we are now hackable animals. Icyo kintu mukuriye kumenya abantu bo muri iki gisekuru nuko twamaze kuba inyamaswa natwe zinjirirwa. Ko tubivuge mu kayura ariko bite? Turi inyamaswa ngo zimeze gute? Zinjirirwa. To decipher what you think, what you want, to predict human choices, to manipulate human desires in ways which were never possible before. Ndaho nyumvira koko. Ati ubu dufite ikoranabuhanga ryo kutumenyesha. Ako aya magambo ntabwo nabonye umwanya wo kuyabashyira mu Kinyarwanda. Nyumvira rwose, nyumvira. Living right now, in the century, we are now hackable animals. Ati ubu ngubu twebwe turi inyamaswa zinjirira. To decipher what you think, what you want, ibyo utekereza, ibyo ushaka, tukanahishura tukanahishura. Dufite uburyo bwo guhishura ibyo ushaka, ibyo ukeneye, tugahishura n'amahitamo yihariye ya kimuntu mu buryo butigeze bibaho na mbere hose. Abumvise ariko ni iki? Ni uguhishura. Aba nabo bafite ibyahishuwe. Ni ibiki byahishuwe? Kwinjira mu kwinjirira ikiremwamuntu. Pega ubugome. Bazabigeraho ariko barabufite, ntabwo ari bazabigeraho. Reka turebe.
katurebe page y'iki gitabo cy'intambara ikomeye ni 374 ndibwira. Katurebe katubyumve neza reba aya magambo ahantu yanditse rwose tubanze tuyabone rwose. Page ya 371 twize iki gishano kivuga ngo va ku giti dore iki dore umuntu. Ntabwo ibitabo ari twe twabyanditse, bajya gushaka babyanditse. Kuri benshi ubushakashatsi mu bya siyanse ni igika cya gatatu, agaka ka gatatu uvuye hejuru. Kuri benshi ubushakashatsi mu bya siyanse bwabahindukiye umuvumo. Imana yemeye ko umucyo mwinshi urasiriye isi kugira ngo abantu bavumbure ubwenge n'ubuhanga. Ni Imana yabyemeye? Yego, ni Imana yabyemeye. Nyamara n'abafite ubuhanga buhanitse iyo batayobowe n'ijambo ry'Imana mu bushakashatsi bwabo bararindagira igihe bagerageza gushakisha isano iri hagati ya siyanse n'ihishurirwa. Bagira gute? Bararindagira. Ni page ya 371. Reka rero itegeko ry'icyumweru, reka ngaruke abahanga bagiye kurindagira abandi. Dore ngabo, dore n'abandi. Tugaruka hano mu nama ya General Conference kugira ngo mwumve hano nayo uburyo bimeze. Iragira iti uvuga ngo GC Executive Committee members promote Scientology accredited a healthy guru spring meeting report. Nuvuga ngo mu nama aba bantu bari barimo bo muri General Conference bahaye ikaze ubuhanga bwa siyanse no kubuyigirira icyizere, barabyemeza rwose. Noneho spring meeting report ni inama nyine ni ibyavuye muri iyo nama. Iki kinyamakuru ndi gusomaho cyitwa Spectrum. Noneho ni tariki 11 z'ukwa 4 2025 haranditse ngo Sabbath bulletin April 11th 2025 GC Executive Committee members promote Scientologist accredit health guru Barabanoid. Nuvuga ngo bakiriye rero uyu nguyu bamugirira icyizere witwa Barabanoid, bamugirira icyizere nyine yuko nawe akuriye kuzana nyine ubuhanga bwe bwa siyanse akabuzana mu itorero ry'abadivantiste mu munsi wa 7. Asibye ko asanzwe ari n'umudivantiste. Uyu nguyu mu minsi iri imbere bari bamuciye bamuziza kuvugisha ukuri kuko yahuzaga ari kugaragaza yuko siyanse rwose ntayihurira n'iby'Imana, ko siyanse ivuguruzanya n'iby'Imana yategetse. None dore bamuhaye ikaze. Uyu nawe wasanga ashobora kuba bamushyiriyemo akara. Wajya kubona ukabona uyu nawe muravumba neza iramumanukanye. Uyu niwe muntu waruvuye mu docteur twari dufite mu madiva avugisha gukuri. Uko muzi Keroge mu gihe cyari umuntu uvugisha ukuri ariko agera aho ngaho arayoba neza. Dore ngo yari kumwe n'abano ba Dr. Duga Bachara. Turasoma ngo Why does Barabanoid keep appearing in Adventist churches when she is banned in her own country? Ngaho wumve rero. Kubera iki umudogiteri kazi witwa Barabanoid akiri kugaragara mu matoro y'abadivantiste mu gihe yari yahagari kandi mu gihugu cye yaramaze gucibwa? Muri kubyumva? Ubu muravumbuye ni mumanukanye. Why are ASI readers supporting her? Kubera iki Adventist si ikinyamanuza y'abadivantiste kubera iki ikiri gushyigikira Barabanoid? And church administrator ndetse n'abakozi n'abategetsi bo mu itorero nabo bakaba bari more confused about their roles, bakaba bakiri gushidikanyisha abantu kubijyanye n'inshingano yabo.
spring meeting more money flow leader want it local. Nguri Teddy Wilson rero arimo arabishimangira neza. The final GC executive committee meeting before the 2025 general conference session reviews that beneath polished financial and standardized voting right a denomination wrestling with modern realities. None rero iki kintu buriya hari ikintu bari gutegura itorero ry'Abadiventiste riri gutegura mugomba kumenya nuko kiriya cyorezo kije mu kwa 9. Muri kubyumva? Nuko Abadive bamaze kwikiranura n'agaheke k'umuceri. Buriya nta kijya Abadive bazongera kwirirwa bisobanura ngo microchip ni iki. Ntago bazisobanura kuko bamaze kubyigisha abizera babo uzabyanga nawe azirwariza. Sibyo? None batangiye kwemera siyanse. Imana idufasha ariko uyu mubyeyi abatari byo koko iyi muravumba itamujyana turamukunda cyane nanjye nkunda inuze y'ubuzima ariko mu minsi ishize bari bamuciye kubwiriza baramwihakana bihakana yuko barabanoira atakiri umuntu uze w'umudivantiste umunsi wa 7 none dore baramwemeye muri general conference mu nama ubuse uri kumva ibintu bitarimo amayobera. Imana idufashe na barabanoiri nawe Imana imufashe umubyeyi yigisha neza rwose iby'ubuzima Imana imugirire neza. Ariko ubwo biravuze ngo kiriya cyorezo nikiba nimwe muramuka mukibonye muzahite muvivura ngo agahishye k'umuceri byahuye nta kindi bazakavurisha. Abadive barabyanditse bati intambara igeze ite intambara yegereje rero ubu nta kindi nyine ubwo ngubwo yamaze kwegereza. Reka ndeba kandi kantu kamwe nsoma nimbona bibaye byinshi mite mbyihorera twigire ku mvura yitumba. Noneho turi abantu bagiye gutera kuri uyu mukino abantu bafite imvura yitumba rero. Ibi byose mbisomye rero nagira reka mbanze njye kuri aka kantu kamwe twasomye mu ntambara ikomeye. Aka kantu nako reka nkabereke noneho nimumara kukumva neza tugire nako tukajongere noneho abantu babyumve nta kibazo. Itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7 ryatangiye kwitabira inama kuva mu mwaka wa 1900. Itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7 ryatangiye kwitabira inama kuva mu mwaka wa 1957. Umwaka wa 1957 wenda icyo gihe cyose nari nakabayeho sibyo ariko iyo nama yiswe inama mpuzamahanga y'amadini n'ubumwe bw'abakristo n'abanyamabanga bayo. None kubera iki Abadiventiste mu by'ukuri hano hari ikintu nshaka kubereka ariko wenda ntabwo byanshobokera kukibereka muri PowerPoint yanjye gusa bafite urutonde runaka. Urwo rutonde rwise ubumwe bw'abakristo ku isi yose kandi amatorero yose atekerezwa ko ari ay'ukuri. Kuri urwo rutonde dufiteho Abadiventiste umunsi wa 7 general conference y'Abadiventiste umunsi wa 7. Noneho ku murongo wa 9 ntabwo mbyibuka neza ariko narabwiye mu mwanya watambutse hariho amatorero yitwa ubukristo butari ubw'ukuri. Bivuze ko bafite imyumvire itandukanye bijyanye n'ubukristo ari we kandi kuri urwo rutonde harimo abavuga yuko ari itorero ry'abanyabuhanga ndetse n'abahamya ba Yehova ndetse n'abandi bakeya mw'aho. Ubu rero Abadiventiste nabo batangiye kujya muri iyo nama kuva igihe cya Cold Beach akajyaho John Grass none ubu ni uriho kugira ngo tumenye tudashidikanya ko turi kuri urwo rutonde ariko turi abakristo nyakuri. Ubwo niyo murimo wacu. None ubu ikintu kimwe gitangaje ni uko bansabye kuba umunyamabanga mukuru. None inshingano y'umunyamabanga mukuru ni iyihe? Ni uko nteranya inama imwe buri mwaka aho abayobozi b'amadini bose buri dini ryose riza gusobanura rifite urutonde rw'ibyo bakora n'impamvu babikora kandi ibyo ngibyo mbikoze imyaka ikabakaba mu 10. Ngibyo rero bazamuye icyizere bangirira tukaba tugiye guhurira muri Akagana vuba. Aba bayobozi b'amadini bose ku isi yose abametodiste abakatolika abaorthodoxe n'abandi none bansabye kwandika nkurikije Yohani igice cya 17 Abadiventiste umunsi wa 7 ni ukubera iki natwe twivanga n'andi madini. Ni ukubera iki? Niyo mpamvu natwe turi kuzamura icyizere
tugirirwa ntabwo njya n'umwanya kuri ibi ngibi ku bantu bambaza ngo mbese n'ibiki ukora ariko bishobora gufasha wenda icya mbere iyo tuvuze ko mpuzamadini biba bishobora wenda kubabangamira cyangwa kumva mutunguwe ariko abadivantiste b'ukuri nibo bagomba kuba aba mbere mu nama mpuzamadini ngo kubera iki kubera yuko dufite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose bwo kubwira isi niyo mpamvu tubayo abyumvise bariyo umuyobozi w'impuzamadini ngo ninde ni ituro ry'abadivantiste munsi wa karindwi kuko ntabwo yiyohereza kandi arimutse yiyohereje bamuca tukabibona sibyo none rero kadusome twumve icyo umwuka w'abantu yaravuze kugira ngo wumve neza n'uburyo bagiye kuvuga rumwe ku bijyanye n'itegeko ry'icyumweru turasoma muri igitabo cyitwa kwitegura akaga gaheruka ni kuri page ya 85 handitse amagambo avuga ngo amakimbirane page ya 84 kugira ngo abantu b'uburyo bwose bahatirwe gukomeza icyumweru abayobozi b'itorero hamwe n'aba leta ni irihe torero riri kuvugwa yemwe abayobozi b'itorero hamwe n'aba leta bazakoresha amafaranga ngo bazakoresha ikira muza amafaranga ubu ngubu itorero rihabwa umwizero umwe akingiwe bazakoresha amafaranga kwemeza ku gahato n'imbaraga amakosa bagize mu butegetsi bahawe n'Imana bazayasimbuza gutegekesha igitugu reka twegere hakurya page 85 amakimbirane azagera no mu turere dushya aho kwibwira kwa benshi kuzibaza ku byerekeye amategeko y'Imana yasiribanzwe satani azakora ku buryo imbaraga y'ubutumwa izakangura uburakari kw'abayirwanya abaprotestani abapasitoro bazakoresha imbaraga zirenze za kimuntu ngo ni bande abapasitoro bazakoresha imbaraga zirenze za kimuntu kugira ngo babuze umucyo kugera kubo bayobora bazakora uko bashoboye kose kugira ngo bagerageze kubuzanya ibiganiro bishingiye kuri ibyo bibazo by'ingenzi aba ni bande bafite ubuyuku bumeze gutya nk'uko twabisomye muri Ezekiyeli igice cya 4 ngo bahindutse abayuku bazajya banywa amazi n'ibiryo bagerewe bahinduka abayuku n'abatarutana nuko itegeko ry'icyumweru nirimara gucanira nirimara kugira utayemwe rizacanira ariko itegeko ry'icyumweru nirimara gucanira hano twagiye ducanira bakubwira ngo cana wari ugicana amazi cana ayo kwarika itegeko ry'icyumweru naryo ngo rizacanira itorero rizifashisha amaboko akomeye y'ubutegetsi bwa leta abagatulika n'abaprotestani bose bashyize hamwe mu bubasha bw'amategeko y'abantu abakomeza amategeko y'Imana bazacibwa ibihano kandi bazafungwa bamwe muri bo bazibona imbere ibihe bibahesha ibyiza impano n'ibintu by'inyungu mu itangiro ry'igihe cy'umubabaro twebwe abera twari twuzuye umwuka wera tuvuge ngo iki twageze ku mwuka wera rero turi kumwe ubu tugeze ku mwuka wera kuko dimanche yo yaje nta kabuza turimo turabibona kuko dimanche yo harabanza icyorezo cyo ntabwo nicyo kirabanza kuko hagomba kuboneka motifu yumvikana hari message hano bamaye kare hari message hano iwanjye amazi asigaye ava akuzura mu gihe nari nyiri muri ayo ndimo ndarira ngo amazi yanyuzuranye ariko hari aka message nagiye kubona mbona baranyoherereje ndagira ngo nkabasomere warning ni iki impuruzi warning in the next 2 weeks mu byumweru bibiri bigiye kuza heavy rainfall is expected potential causing disasters imvura igiye kugwa iteye ubwoba muri kubyumva imvura igiye kugwa iteye ubwoba ensure your safety mumenye neza ko mufite ibishobora kubarinda mwe mubizi neza and other by adhering officially directive for more call 170 nuramuka ugize ibyo ushaka gusobanukirwa uhamagara 170 nuko tubabwiye ndagira ngo mbabwire kugira ngo itegeko ry'icyumweru rishyirweho isi igomba kuba iri mu bibazo ku buryo bazumvisha abantu ko ibyo bibazo abantu bari kubitera ari abantu banze kuruka umunsi umwe icyo mutazi ni satani none ngo muri icyo gihe abaprotestani ndetse n'abagatulika bazakorera mu ntatane bagomba gukorera hamwe kadusome neza noneho twiyumvira iby'imvura y'itumba ukuntu bigiye kugenda nta kindi kintu imvura y'itumba igomba gutangirwa
sibyo iki ngiki tugiye gusoma, sibyo yemwe? Mu itangiriro ry'igihe cy'amakuba, hano handitse igihe cy'umubabaro, ni paji ya 85 ndiho. Mu itangiriro ry'igihe cy'umubabaro, twebwe abera twari twuzuye umwuka wera. Ngo umwuka wera abantu bawuzuye ryari? Itangira ry'igihe cy'umubabaro rifite ibihe nuze kugira tumenye icyo gihe ku gihe kizatangirira. Ubundi dimanche ufite amakaritsiye atatu. Itangira ry'igihe cy'umubabaro, igihe cy'umubabaro Mikayeli azahaguruka ryari? Mu itangira ryari? Mu gihe cy'umubabaro. Noneho habaho n'igihe cy'umubabaro wande wa Yakobo nizo karitsiye. Andagira ngo mbaze noneho aho itoro ry'abadivantiste munsi wa karindwi rifite amahirwe ni hehe? Itangira ry'igihe cy'umubabaro, igihe cy'umubabaro ndetse n'igihe cy'umubabaro wande wa Yakobo. Ahanditse amakubaho ni itangira ry'igihe cy'amakuba n'igihe cy'amakuba ya Yakobo. Nuko nizo distribution ni nayo maseparation ari muri none nagira ngo mbaze aho dufite amahirwe bantu mwicaye kuri izi platform ni hehe? Mu itangira ry'igihe cy'iki? Kubera iki? Kuko aribwo Yesu azaba ari gusabira abanyabyaha. Ariko by'umwihariko kubera ko dufite kurangira kw'imbabazi mu bika bibiri, bitewe n'uko igihe cy'ishyanga n'igihe cy'abanyamahanga ntabwo kigomba kungana, mu mateka turabifite. None ishyanga zarisabira ryari? mu gihe cy'itangiriro ry'amakuba. Ni ukuvuga ngo abazemera bazashyirwaho iki? Ikimenyetso. Ntabwo tuzashyirwaho ishyanga, ikimenyetso ntabwo tuzashyirwa muri dimanche nk'ishyanga. Turi kumwe? Turi gusoma igitabo cyitwa Mwitegura iki gitabo cyitwa Kwitegura kagaruka paji ya 85. Mu itangira ry'igihe cy'umubabaro rero niho hantu dufite amahirwe honyine. Nta handi hantu utegereza amahirwe, nta handi hantu uzabonera amahirwe. Kuko ibyangombwa ugomba kubyuzuza mbere y'itangira ry'igihe cy'amakuba, noneho mu gihe cy'amakuba cyitangira neza ukaba wawujuje ibyangombwa uhawe imvura y'itumba. Mu itangira ry'igihe cy'umubabaro twebwe abera twari twuzuye umwuka wera, ubwo twahagurukiraga hamwe tujya kwamamaza ukuri ku Isabato. Mwumvise ikintu abantu bagomba kuba bamamaza bahawe imvura y'itumba? Amatorero hamwe n'ingirwa abadivanisiti ngo ningirwa nyi, ariko ibintu biba byumvikana yemwe. Amatorero hamwe n'ingirwa abadivanisiti bari barakajwe no kudashobora guhagarika uko kuri. Icyo gihe intore z'Imana zabonye neza ko twari turi mu kuri, zifatanya natwe kandi zibabazwa n'akarengane. Kumva ibintu bigomba kubahaha. Ubu ngubu itorero hamwe na leta biri gutegura urugamba ruheruka. Ni itorero hamwe nande? Iki ni igitabo ndi gusoma sinjye wacyanditse. RGB ndetse nande? Bari gutegura urugamba rwa kangahe? Bazarugaba kuri bande? Ubu ngubu itorero hamwe na leta biri gutegura urugamba ruheruka. Mbega ukuntu abagatulika n'abaprotestani bagerageza gushyira imbere ikibazo cya dimanche mu buryo bufifitse. Iki gitabo mbaye nkimutsemo, cyangwa reka njye no kuri page 108 cyangwa 114, naho hari ibisa nk'ibi. Cyako mumenya ikintu cyitwa imvura y'itumba, tukayumva tukongera tukayuza, nawe ukazagera mu rugo nawe ugasubiramo ukareba. Si byose? Page yaho ya 10 paji yawe y'118 tuhasanga amagambo. Tugiye no gusoza ariko nta nubwo turi kure cyane. Itangira ry'igihe cy'umubabaro, hari igice cya 8 kivuga ngo itangira ry'igihe cy'iki cy'umubabaro. Twifuje kuvuga kuri iyi ngingo ku buryo bwihariye kugira ngo turinde abasomyi kugwa mu rujijo kuri aya magambo. Igihe cy'umubabaro cyangwa igihe cy'ishiraniro, mu byanditswe bya Madam White aya magambo akoreshwa mu bihe binyuranye ku buryo bwimbitse, nubwo ibyo bihe bitera umubabaro muri rusange ku batuye isi. Igihe kirangira ry'igihe cy'imbabazi, turi kumwe yemwe? Igihe kirangirana n'igihe cy'imbabazi. Banza nari gusoma neza ariko. Igihe kirangirana n'irangira ry'igihe cy'imbabazi. Kurikira wumve. Icyo nicyo gihe Yesu yakomojeho mu cyigisho cye cyerekeye ubuhanuzi. Ubwo yagiraga ati hazabaho
kandi no hasi amahanga azababara, bumirwe bumvise inyanja n'umuraba bihorera. Abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba ku isi. Icyo gihe kizarangwa n'intambara n'ibishyitsi n'ibyorezo, abigisha b'ibinyoma, kwiyongera kw'amapfa, ibimenyetso mu kirere, umubabaro muri rusange, no kwibwira ubutumwa ku isi no kubwiriza ubutumwa ku isi hose. Icyo gihe kizarangira ubwo hazacibwa iteka ryo mu Byahishuwe cya 22 umurongo wa 11, rizashyirwaho irangira ry'igihe cy'imbabazi, maze hazakurikiraho igihe gikomeye cy'umubabaro. Kurikira igihe gihita gikurikira igihe cy'imbabazi kandi kizarangira ubwo Yesu azaba atungutse ku bicu, kugira ngo dutandukanye ku buryo butandukanye ibi bihe bibiri. Muri iki gitabo tuzabyita amazina akurikira: igihe cya mbere, itangira ry'igihe cy'umubabaro; igihe cya kabiri, igihe cy'umubabaro. Twumve neza noneho kuri iyi ngingo. Dore isube 3 aho Madamu White avuga itangiro ry'igihe cy'umubabaro kandi yashyizeho itandukaniro hagati y'ibyo bihe byombi. Nabonye ko Imana yari ifite abana batari bakamenya isabato, kandi kubw'ibyo ntibayikomezaga. Kubera iyo mpamvu ntibanze umucyo. Mu itangira ry'igihe cy'umubabaro twari twuzuye umwuka wera. Ryari? Ubwo twahagurukaga twese twamamaza ukuri kw'isabato. Nabonye inkota, inzara, mugiga n'urujijo rukomeye mu gihugu. Buri ikintu abantu batinze reka mbabwire gukora ni ugukuraho isabato. Ibi bintu byose kandi imbabazi zitararangira, nk'ikimenyetso kizaba kigaragaza ko marayika ari kuzinga amababa ye yigendera. Ibi bintu muzahita mubibona. Ndetse n'igihe bazaba barisinye ibihugu byaryemeje, atari no kwirirwa banaritangaza, muzibonera ibyorezo, inzara, kuko iyi niyo motifu igomba kugenderwaho kugira ngo abantu baruhuke uwo munsi. Ubu bifatiriwe n'abamarayika 4 banditse mu Byahishuwe igice cya 7, bavuga ngo mwe muretse mutababaza isi cyangwa inyanja cyangwa igiti cyangwa ikindi kintu cyose, tutari twamara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana, kugira ngo turebe ko kuri iyi platiforme twategura operasiyo 5-7 wenda abantu bakumva. Abamara kumva nibarangiza batanga ibitabo kugira ngo n'abandi bantu baburirwe. Ubu ejo rero tuzarangiza gahunda yo gutanga ibitabo. Ababyohereje ubwo mwarakoze, ejo tuzaba twafunze rwose. Turi kumwe? Nuko itangira ry'igihe cy'umubabaro rivugwa hano ntabwo ari igihe ibyago bizaba byasutswe ku isi, ahubwo ni agahe gato kabanziriza ibyago ubwo Yesu azaba akiri mu buturo bwera. Umurimo uzaba urangiye, umubabaro ukomeye uzasukwa ku isi, kandi amahanga yari yarakaye ariko yari yakomwe mu nkokora ku buryo atashoboraga kuzitira umurimo wa marayika wa gatatu. Nambara ikomeye ni naho tugiye gusoreza. Ni kubona amasaha yihuse cyane, reka dusoreze mu nambara ikomeye, ariko turasoma n'ikindi gitabo kimwe. Reka bari cyo tubanze nambara ikomeye tuyisoreshe. Umwiteguro w'imvura y'itumba, page ya 35. Hariyo naho ibisa nk'ibyo. Umwiteguro w'imvura y'itumba ni n'umwiteguro byo koko, n'ubundi ikigisho cyitwa imvura y'itumba. Imvura y'umuhindo ni imbaraga ihindura y'umwuka wera, ihora yuzura umutima w'uwizera. Ihora biravuze ngo buri munsi uyu muntu ashobora guhora yuzura imvura y'umuhindo, nibyo? Ihora yuzura umutima w'umwizera, igatera kunesha icyaha, igatwikiriza gukiranuka kwa Kristo. Nta soni nimba twumva atangiye nimero abantu banyuzeho amafaranga, noneho abantu babone nomero boherezeho amafaranga, dusoze umurimo muri iki gihugu cy'u Rwanda, twigendere, dutegereze bashyireho icyumweru, tugongane nabo nyine babone ibivejuru bavuze. Noneho nuko imvura y'itumba ni imbaraga yo guhamya. Ngo ni imbaraga yo kugira ute? Guhamya iki? Imvura y'itumba ni imbaraga yo guhamya. Itegurira Imana, umva icyo imvura y'itumba ikora, ni ugutegura. Itegurira Imana abasigaye bakiranuka ngo babwirizanye ijwi rirenga ubutumwa bwa marayika wa gatatu, bafite imbaraga yo kwinginga, maze amaso y'abari mu isi azarangamire ubwoko bukurikiza amategeko y'Imana. Wumvise ko icyo kibazo nacyo kigezemo? Ubwo rero ubwoko bw'Imana buzagaragaza urukundo rwayo n'imico yayo,
n'icyubahiro cyayo, bazaba biteguye gushikama mu gihe cy'ibyago 7 n'imeruka badafite umurengezi. Bagaragaje iki? Imico yayo n'urukundo rwayo. Twabibonye mu cyigisho twize mu gitondo, urwandiko twabonye. Ruriya rwandiko umuntu utari bushake ruriya rwandiko, ndabinginze n'utigeza cyumva aze kugigenda cyumve. Harimo urwandiko umuntu wese agomba gusoma muri kuri platform. Urwandiko twabonye ko ari imico y'Imana igomba kurabagirana muri twe, kandi si igomba gusoma runo rwandiko kuko abisiho nta n'umwanya babona wo gusoma, bazajya babisoma muri twebwe. Simfite igihe kindi nasobanura iby'igihe umwuka wera azatangirwa, ubwo marayika ukomeye azamanuka avuye mu ijuru agafatanya na marayika wa gatatu kurangiza umurimo ukomeye ku isi. Ubutumwa mbabwira nuko umutekano wonyine dufite ari ukuba twiteguye ihembura ryo mu ijuru, amatara yacu yaka acanye kandi yaka. Nubwo umugaragu w'Imana aterekanye igihe nyakuri cy'itangwa ry'umwuka, yavuze ko mwitangira ry'igihe cy'amakuba ngo umwuka wera azaza ryari. Ni ukuvuga ngo dimanche iki kintu mwitangira ry'igihe cy'amakuba, abuzuza ibyangombwa bagomba kubyuzuza mbere y'itangira ry'igihe cy'amakuba. Noneho abantu bagomba guhamya, tubonye ko imvura y'itumba izahabwa abantu ngo bahamye, bagomba itangira ry'imvura, abantu bagomba gutangaza n'ijuru ritangaza ngo abantu banjye nabashyizeho ikimenyetso nabaye n'imvura y'itumba. Yavuze yuko mwitangira ry'igihe cy'amakuba imvura y'itumba cyangwa guhemburwa kuvuye mu Uwiteka bizaza ryari. Itangira ry'igihe cy'amakuba twabonye igihe rizatangirira. None se ubu imvura y'itumba abantu bagomba guhabwa bariteguye? Ibintu bisobanutse nk'ibi. Noneho muri Bibiliya hari Bibiliya ya King James yo ibirimo isomo n'umwuka w'ubuhanuzi, isomo n'igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi. Mu Byahishuwe igice cya 18 harimo uyu murongo. Igihe umwuka wera azatangirwa mu Byahishuwe cya 18 harimo ikigihamya cya Elena White. Nubwo umugaragu w'Imana aterekanye igihe nyakuri cy'itangwa ry'umwuka, yavuze yuko mwitangira ry'igihe cy'amakuba imvura y'itumba cyangwa guhemburwa kuvuye ku Uwiteka bizaza. Twegereje iki gihe. Twegereje iki? Abantu bazigabanyamo amatsinda abiri, abafite ikimenyetso cy'inyamaswa n'abafite izina ry'Imana mu ruhanga rwabo. Ryari? Imbere yuko dimanche itangazwa gakeya, y'amezi 3 Mose yatubwiye mu gice cya 4, mbere ni muri y'amezi 3 n'ubundi bizaba. Abantu bagomba gucagagurwa mu matsinda ngahe? Mbere yuko dimanche itangazwa, abantu bafite ikimenyetso cy'Imana bafite ikimenyetso cy'inyamaswa bazaboneka. Dahira niko dusomye. Twegereje iki gihe, abantu bazigabanyamo amatsinda abiri, abafite ikimenyetso cy'inyamaswa n'abafite izina ry'Imana mu ruhanga rwabo. Abantu ngo bategereje ko ngo bazashyirwaho ikimenyetso muri dimanche, kandi ikimenyetso kiri gushyirwa ku bantu. Umuntu aratsindishirizwa akabahawe umwuka wera. Tubonye ko imvura y'umuhindo igenda yuzura uwizera. Paji ya 45 uburiganya bwa Satani muri kano gatabo. Nubwo ari ukuri ko abenshi bo mu itorero ryasigaye bameze nk'abo mu itorero rya Laodikiya, benshi muri bo bazagusorwa. Nyamara mu itorero harimo imbaga y'abantu bakiranuka bazumvira inama ya Kristo umuhamya w'ukuri, bazategurirwa kwakira imvura y'itumba. Bazagira gute? Ubu twebwe ikintu turi gukora, ni mpamvu umuntu wese uri ku rusengero mujye mumwohereza hano, turi gutegura. Muri kubyumva? Uzasome neza page ya 425 mu ntambara ikomeye. Turi gutegurira abantu kwakira iki? Turi kubabwira ngo mwitegure kwakira imvura y'itumba, kubera yuko ikintu cyabaye mu badivantiste cyo gucikamo kabiri ni ukugira ngo Imana ibone abantu iruhande ishyiramo imvura y'itumba, kubera ko yabonaga ko dimanche igiye gutangazwa. Bazumvira inama ya Kristo umuhamya w'ukuri, bazategurirwa. Ese abantu ninde uzabategura? Bazategurirwa kwakira imvura y'itumba, ari wo mugabane wo kubwiriza ubutumwa buranguruye, maze bitegure guhinduka. Iri ni ryo torero ryasigaye. Ni irihe? Irisukiwe imvura y'itumba. Reka ngewe rero ntabwo nakomeza gusoma ibintu byinshi, ahubwo Uwiteka dufashe. Nge nuko navuga. Sibyo? Uwiteka tugirire neza, ibisigaye tuzabisoma n'ikindi gihe. Gusa mwumve neza yuko turi mu gihe twebwe imvura y'itumba iri gutangwa, kandi dimanche nayo igiye gutangazwa, kandi abazavuga iryo jwi rirenga bazaba babiheshwa nuko bahawe imvura y'itumba. Muri kubyumva?
imvura y'itumba kugira ngo uvuge ijwi rirenga cyangwa se kugira ngo uhagarare muri dimanche ni igisobanuro cy'uko wahawe imvura y'itumba. Ntabwo ari igisobanuro cy'uko uyihawe cyangwa ugiye kuyakira. Abantu bazaba barayihawe. Kuzuza ibyangombwa rero ingingo ya 696 mu byadukira avuga ngo nabonye yuko nta muntu n'umwe uzasingira rino hembura keretse ababoneye intsinzi buri futi ryose na buri kizinga kiri mu mico yabo. Kugenda, ubwibone, ubwirasi, gukunda isi, kugenda ukagera no kuri buri jambo ryose. Kubw'ibyo rero twari dukwiriye kurushaho kwegera Uwiteka cyane, turushaho kumusaba umwiteguro wa ngombwa kugira ngo tuzabashe guhagarara muri icyo gihe. Ngabo abantu bazasukirwa imvura y'itumba, ababonye intsinzi kuri buri futi ryose. Muri uyu mugoroba Uwiteka tugirire neza, aduha imbaraga yatuma tubona intsinzi kuri buri futi twizingiyeho. Nibyo nagusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Indirimbo iravuga ngo shaka gutungana jya uhora usenga, bana n'Uwiteka ujye umwumvira. Nimba ushaka gutungana ngo uhabwe imvura y'itumba jya uhora usenga. Reka duhagaze turirimba iyo ndirimbo shaka gutungana jya uhora usenga, ubundi dusoze ibiraba bisigaye araba ari aha mu gitondo. Ndimbo ni ya 28 mwegere hino tuyiririmbe. Simoni niturangiza aradusengera. Shaka gutungana jya uhora ugize ute usenga. Shaka gutungana jya uhora usenga, bana n'Uwiteka ujye umwumvira, ukunda abakristo fasha abarembye, ntuge na hato gushakirwe. Shaka gutungana agomye benshi, horana na Yesu mu rwiherero, numwitegereza uzaba nkawe, bose bazamenya kumeze nkawe. Shaka gutungana akuyobore, cyitonde imbere ntugire ibyago, ukumera kose jya umwiyambaza, jya uyoboka Yesu mwumvire rwose. Shaka gutungana tuze umutima, tekereza ibyiza wihutiraho, jya wumvira umwuka gwiza urukundo, uzatunganira kuba mu ijuru. Turagushimiye data twese yuko wadufashije iminsi yatambutse 6, wadufashije rero tunatangira isabato y'umunsi wa 7, none tugeze ku gihe ihumuje turi amahoro, nta nkuru mbi twari twumva. Ibyo rero turibesha amaso yacu n'ibyo twumvisha amatwi, turi amahoro. Turagushimiye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ibindi twaba tutaruzi by'abantu bafite mu mitima yabo icyo bagusaba, reka umuntu wese amenye yuko wowe utabeshya. Icyo ari igihe cyo gushaka igihe wabonerwamo ni iki ngiki, kuko tubonye yuko ari cyo gihe uri gukoramo umurimo usoza ugana ku iherezo. Niyo mpamvu umukunzi wawe wese akwiye kugusenga no gushaka uno munsi kugira ngo ubonere intsinzi imbere yawe, maze Nyagasani ugushaka yuko habaho gukina umukino wa nyuma, igitego cya nyuma ku ifirimbi ya nyuma, ku isegonda ya nyuma kikinjira, ikipe ikinwamo n'abantu bateguwe neza n'imvura y'umuhindo n'iy'itumba ikegukana intsinzi.
Yesu Kristo yatangiye anesha n'ubundi azanesha mu buryo budasubirwaho. Niyo mpamvu dukeneye rero ko dusobanukirwa imbaraga y'Imana mu mvura y'umuhindo n'iy'itumba kugira ngo nyagasani tutazatsindwa. Tugushimiye rero yuko imbaraga ubwo uri kuzitanga none tubonye yuko utabeshya, amasezerano yawe urayasohoza. Icyo ushaka ni uko dusenga, naho ubundi ushaka kuduha ibyiza, ariko tugomba kugaragaza ko tubikeneye. Niyo mpamvu tugusaba ngo uduhe umwuka wo gusenga, umwuka wo gushaka Imana udusukire kugira ngo nyagasani tubone imigisha igendanye n'abagusenga. Reka rero uduhe gusengana kwizera yuko uradusoreza ibyo wasezeraniye abagushaka bose. Fashe n'itoro ry'Abadiventisi umunsi wa karindwi muri rusange kugira ngo umuboro wa nyuma wo kuryeza uwo uri kuriha nyagasani reka rye kuwanga burundu, ahubwo bake bo muri ryo bumva impuruza bitabe ijwi ribararikira kwiyegurira Imana kugira ngo nyagasani bitandukanye n'umurongo w'abazarimbuka, ahubwo nyagasani ijuru rikize abo bose bagushaka. Tuzongere rero kubonana mu gitondo dushima urukundo rwawe, tubyambaje mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Uwiteka abaho umugisha mu izina rya Yesu. Kandi ibintu ni bingahe? Ni ibihe? Kurwakwa ku rugamba cyangwa kurutsinda, byose ni ugutsinda. Bye bye. Amen.